imbaraga akamenyemenye cyangwa agasatsi bisobanura imbaraga ko zazitangiye kumugarukamo zigarutse. Aha tuhageze reka tubwire abadukurikiye ko imbaraga nimba zigarutse agasatsi kakaba kameze za nzozi zikagaruka za ndirimbo zikagaruka ukumva bya bisazi birongeye biragufashe urakora iki noneho muri izi mbaraga zigarutse muri iki cyiciro cy'izi mbaraga urakora iki kw'imbaraga k'Imana ikwibutse ko 2021 imbaraga zigarutse ko 2022 wongeye ugahanura ko wongeye kuzura umwuka ugakiza indwara. Haleluya. Oh, haleluya. Kozije. Ejo bundi revere yagize ngenda kuvuga uyu mwaka 2021 mbaye inkuba mbaye n'umurabyo. Baye gisasu kigeze kritika kandi Dawidi avuga ko bayishano nta wakrititse. Ariko Dawidi avuga ko ari ishyano ko nta wakrititse. Mama Lionel avuga ngo mbaye inkuba mbaye n'umurabyo barakrititse. Ese avuga ko ari umunyorogoto ko nta wakrititse. Avuga ko ari intumbi y'imbwa se ko nta wakrititse. Ko zije. Teganya icyo gukora ko imbaraga ziraje. Ageze i Kigali ngo agikubita amaso ngo abagore b'i Kigali atabisoreza aho yicaye mu modoka. Abwira abantu mwebwe i Kigali muhaba gute ko ngenda hageze ngakanura amaso tinsubiye mu cyaro ndabona i Kigali ntahaba. Yabuze imbaraga z'i Kigali. Va mu cyaro nugera i Kigali ugira imbaraga z'i Kigali. Ni gute Daniel avuye iwawe Babuloni iwabo Yerusalemu aho bamuvanye ari umunyagano yagera i Babuloni akagira imbaraga z'i Babuloni zo guhanga. Amina. Ahugeze hagirira imbaraga yo kampani ugezemo gira imbaraga zo zaho. Ntiwize ushaka akazi yegora lisansi ni wayivuga ati ndashima Imana none ugeze mu kazi ubuza imbaraga ku ishuri ni wari umunyembaraga none ugeze muri office Imana hari abantu batigeze ba muri office bafite lisansi nk'iyo ufite. Nibyo Shuti bakunze bijambo ry'Imana turabasuhuje tubikuye ku mutima ni kwa kundi muhora mutubwira ngo muradukunda natwe tukubahiriza inshingano zanyu mutubwira muri comment ngo muzatugarurire runaka twabyubahirije. Turabasuhuje cyane mu izina rya Yesu ndabashuhuje nka mama Lionel. Imana ibahe umugisha. Suhuje inshuti zanjye zibinyereka ndabazi cyane bo muri Amerika Australia abaho mvuka ikibabara ndabasuhuje nabo babambwira bati courage mwana wacu. Abo twiganye ndabasuhuje babambwira bati courage Imana ikomeze gukoresha iby'ubutwari. Ndasuhuza abantu twakoranye umurimo w'Imana igihe kinini kandi nabo dukomeje kuwukorana. Ndabashuhuje kandi ndabashimira cyane. Ndashimira abantu bakomeje kungaragariza ubushuti barahari bakomeje kumbwira bati turagushyigikiye. Hari n'abanshyigikira kandi koko mu buryo butandukanye. Hari umucuti wanjye uherutse kumbwira ati namenye ko ukunda amata ndashaka kuzasubira ku kiganiro wayanyweye. Ndagushimiye ya mata twayanyweye. Ndasuhuza Pastor unyobora mu itorero Imana iguhe umugisha cya hafi ADPR ndagusuhuje. Ndasuhuza Pasteur by'umwihariko Felicien Mahoko ku Gisenyi umukozi w'Imana. Imana ihagurukije muri ibi bihe bikomeye. No umunyempano no umuhanuzi mugenzi wanjye mu gihe cyashize Imana aramusanze Pasteur Felicien mwana wanjye nguhagurukije muri ibi bihe abapagani bari kuroga abantu banjye nanjye nguhagurukije muri ibi bihe nzajya nkurotesha mu nzozi imiti y'ibyatsi uzajya uvuza abantu banjye bagakira. Imana iguhe umugisha ndagusuhuje courage Imana muri kumwe umaze kuvura abantu benshi barozwe. Courage Imana iguhe umugisha nawe uri umukozi w'Imana nemera. Ndasuhuza abagize uruhare mu kumbwiriza ubutumwa no ku Pasteur ngamije ndamusuhuje by'umwihariko mushimira uburezi yampaye muri ibi bintu by'Imana. Ati courage mwana wanjye jya ukora gutya na gutya uzagera kure mu gukorera Imana. Ndabasuhuje nkuko mubibona hano kuri kamera zacu twabatumiriye umukozi w'Imana uko bamwe babidusabye bati umugabo uzamugarure namutumiye
agiye kubasuhuza abibwira. Uyu munsi afite ibintu byinshi ari butuganirize. Ntugende utarangije ikiganiro kuko tugiye kuvuga amagambo aryoshye cyane Imana yashyize ku mutima we, kandi afite ibihe byiza, kandi nanjye mfite ibihe byiza. Ntugende udasoje ikiganiro kubw'imirimo n'ibitangaza bigiye gukorekera muri iki kiganiro. Ndamwakiriye mu izina rya Yesu. Karibu, ibwire abatakuzi, urinde, witwa nde? Karibu. Murakoze cyane. Nitwa Mukundamfura Reveriye. Ndi umugabo ndubatse nkuko dukunda ko bivuga. Ntabwo ndubatse, mfite umudamu, tumaze kubyarana abana 2. Yaba dukurikiye rero ndabashohoje. Imana ibaha umugisha. Imana iguhe umugisha cyane Mukundamfura Reveriye. Ubundi iyo bavuze Mukundamfura Reveriye ni muntu ki? Mu magambo make sa n'uwibwira abantu ni muntu ki? Mukundamfura Reveriye ufite umugore, ufite abana 2, usengera muri ADPR Mukove. Hirya y'ibyo ubundi ni muntu ki? Ari ukuntu umuntu anivuga nkuko Dawidi yajyaga yivuga ati jewe Dawidi ndi ishano ritangaza abantu benshi. Hari ukuntu umuntu yageraga mu rugamba rw'abantu akivuga akivovota bati guma 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 guma. Ubundi buri muntu aba akwiye kugira ikivugo cyo ku buryo avuga ati jewe nduyu n'uyu Reveriye ni muntu ki? Urakoze cyane. Reveriye ndi umugabo nyine umeze gutya. Iyo nkunda kubivuga mfite umwanya nkunda kuvuga ko ndi umugabo byibushye rwose. Ndi umugabo byibushye bitewe n'amateka. Nkaba ndi umugabo ukunda kwishima, guseka, kuganira n'abantu, gusabana n'abantu. Ndi umugabo witonda rwose. Ndi umugabo witonda. Nkaba mvuka mu Iburasirazuba, niho nkomoka. Nkaba ntuye Kimisagara nkuko bivuze. Nkaba mbana n'umudamu nyine nkunda. Aho ari ndamushoje. Ni umudamu mwiza cyane ufite umutima nk'uwa Bikira Mariya. Byarana abana beza cyane bavukiye mu gakiza. Twese dukunda Imana. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Ikindi utivuzeho nkuziho, Reveriye ni umugabo ukunda kuboneka mu bintu by'abandi. Nimba habaye ibirori by'ubukwe, ni umugabo ukunda kuboneka mu birori by'abandi. Nta cyarugira cyo nyikuzi. Nta cyari, nta dayimoni, ntaryo nagira, kuko Bibiliya avuga ngo icyo ushaka ko icyo wifuza ko cyakubaho uricyo nawe ugirira abandi. Nkunda ubukwe nkabutaha, mu gikoni ngateka, nzi no guteka. Hari n'igihe mbutaha nabaye umusaza mukuru nkabasabira cyangwa se ngatanga abageni. Yego, hari n'igihe ubaye musi. Hari n'igihe mbaye musi mu bukwe. Umurimo ntoreye niwo nkora rwose. Icyo kintu nyukuziho cyane nicyo nakumenyeho gituma ntangira kukwiyumvamo umuntu witangira ibintu by'abandi. Umuntu ngo kwa muganga se hashikari gusura abantu hirya no hino mu ngo. Icyo kintu nyikuziho kandi kuraje. Imana iguhe umugisha kubw'icyo kintu. Bishobora abagabo bakeya, Imana iguhe umugisha. Uyu munsi rero ndakwishimiye kuri channel yanjye. Abantu bakurikiye ari benshi, abantu bakomeje kunzamura. Imana ibaho umugisha cyane, birimo biracamo. Hanyuma nagutumiye uyu munsi nk'umugabura w'ijambo ry'Imana. Buriya n'igihe uzatanga ubuhamya uraba ufite bwinshi bwiza ndabizi, ariko uyu munsi nagutumiye nk'umugabura w'ijambo ry'Imana. Hari ibyo Uwiteka yagupfunyikiye, kandi hari n'ibyo umwuka azana. Iyo turi kuri izi kamera, hari ukuntu tuba turi kuri izi kamera umwuka wera akatuzaho cyane, tukavuga n'ibyo tutateguye muri aya majenda yacu. Ndifuza rero kugusengera, narangiza nkakwakira ukagaburira abantu b'Imana. Reka dusenge. Mana ishobora byose, iryo zina naryo rirakubereye. Haleluya. Ushobora ibintu byose, nta kintu cyakunaniye. Uri Imana ibasha, uri rubasha. Uri Imana yatureze turakura, utugeza aha hantu imiryango itashobora kutugeza. Ni wowe watwizaniye udukura mu magana menshi y'abanyabyaha, udukuruza imbaraga zawe, utugeza ahantu wumva ushaka ko tugera, kandi uzatugeza n'ahari utaha ahantu. Watugejejeho imiryango itari kutugeza, utugezaho inshuti zitari kutugeza. Ibi bitwereka ko uzatugeza n'ahari utaha ngaha. Aka kanya dusengeye umukozi wawe kugira ngo umukoreshe ibyo ugomba kumukoresha, umukoreshe iby'ubutwari, umukoreshe ibiruti ibyo wamukoresheje mbere. Kandi turasabye ngo umuntu wese ugiye gukurikiranira ijambo, ibintu kuri we bihinduke mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri. Kandi wagura imbago ku muntu wese ugiye kumva amagambo y'Imana.
ndagushimiye kuri Imana ibana natwe kandi ukabana n'abantu bawe mbisenze shima mu izina rya Data wa twese umwana n'umwuka wera amen amina karibu Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha. Reka n'ubundi abadukurikiye dusangire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ibyo kurya, ni umutsima utera imbaraga. Yesu yigeze kubwira abari bamukurikiye ndetse n'abigishwa aravuga ati abantu benshi bari imitsima barapfa ariko umuntu ndya uwo azagumaho. Ntabwo yarashatse kuvuga kumurya kwasama ukamuruma ukamurya, oya yarashatse kuvuga umuntu wakirija ibimuturutsemo. Ijambo ry'Imana rero ni umutsima udutunga. Uyu munsi rero turaganira ku buzima bwa Samusoni, ubuzima bwa Samusoni, imibereho ye, uburyo yakuze, uburyo yabayeho. Tuze gukoramo insanganyamatsiko cyangwa se icyifuzo cyo gusengera. Reka tudatinze dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cy'abacamanza igice ni cya 16, duhere ku murongo wa 28. Haravuga ngo nuko Samusoni atakambira Uwiteka aravuga ati Uwiteka Mana ndakwinginze nyibuka, ndakwinginze mpa imbaraga aka kanya gusa Mana kugira ngo mporere amaso yanjye yombi Abafilisitiya. Samusoni aherako afata inkingi zombi zo hagati ziteze inzu arazegamira, ukuboko kw'iburyo gufata imwe n'ukw'imoso gufata iyindi. Samusoni aravuga ati mfane n'Abafilisitiya. Aritugatuga n'imbaraga ze zose arazisikuza, inzu iridukira abo batware n'abantu barimo bose. Nuko abo Samusoni yiciye mu ipfa rye bari benshi baruta abo yishe mu minsi yo kubaho kwe. Amen. N'aya magambo tugiye kuganira. Samusoni rero uvuze Samusoni birumvikana ko ari umuntu w'umugabo. Samusoni ni umuntu, si izina ry'umugore. Samusoni ni izina ry'umugabo birumvikana. Akaba ari umuhungu wa Manowa. Yego. Akaba yaravutse mu gihe kigoye, ababyeyi bari barabuze urubyaro. Birumvikana ko ababyeyi bari barasenze. Samusoni avuka Imana imufiteho umugambi wo kuzaba umwe mu bacunguzi b'Abisiraheli. Yego. Ubundi mu busanzwe Abisiraheli bafite cyangwa se bageze abacamanza 40 na Samusoni ari muri abo bacamanza. Avuka Imana imugambiriyeho ko agomba kuba umunaziri. Niyo mpamvu nyina kimusama nubwo byabanje kugorana ko marayika yaramusuye amusanze mu murima yanga kubyizera. Ayo makuru narayasomye koko ngo marayika abonekera nyina wa Samusoni yamusanze mu murima. Byumvikana ko barabahinze. Ariko hano twakuramo ijambo rivuga ko burya n'abahinzi bari mu murima n'Imana yabasura. Biratangaje kuko tumenyere ko abantu ngo Imana ibasura bari mu nsengero, abandi basura ngo ninjoro bashyizweho baryamye. Urumva iri sura ryo mu murima, bivuze ngo Imana ahantu hose mwahura. Aleluya. Uri koza ibyombo mwahura, uri mu kazi ko mu rugo kamwe bita ngo Kenny Beje bavuga ngo karasuzuguritse urimo woza idongo, bavuga ngo Imana yahagusurira. No muri kwasitere nanjye ari gisuriramo ikambwira iti bwira uriya muntu wicaye ku ntebe ya kabiri. No muri kwasitere yahagusurira. Nta hantu Imana iheza. Uyu mubyeyi ngo ari mu murima marayika aramusura, ariko kubera imyaka yari amaze atabyara yanga kubyizera. Avuga ati mbabarira ngende nza n'umugabo wanjye nawe yumva aya makuru, yumve ko koko ko Imana idufiteho umugambi mwiza. Aragenda aramuzana, umugabo nawe araza. Ahageze nawe byaramucanze. Burya gutinda mu kigeragezo biragora, urahuzagurika. Nawe ahageze marayika arabimubwira, tereka none twubaka igicaniro tugutambire. Baza kuzana igitambo bagitunganyiriza aho ngaho ku rutare. None ngo marayika asimbukira muri wa muriro ahita agenda. Ntago yari umuntu, yari umuzimu. Ntabwo ari marayika, ari umuzimu. Reka wenda ayo makuru twe kuyatindaho, tuze twigira imbere. Noneho uyu mubyeyi arasama. Ariko utararenga aho ngaho hari ijambo abantu benshi bakunda kwibaza ngo marayika.
hari aho bibiri igaragaza marayika w'uwiteka naho igaragaza abaserafi abakerubi hari n'abamarayika b'amahanga wenda isomo ry'abamarayika naryo tuzarivuga ariko ndashaka kuntandukanyiriza uyu mumarayika n'abamarayika abantu bazwi ni marayika w'uwiteka iyo bavuze marayika w'uwiteka baba bavuze nde iyo ugiye kubivuga gutyo bisaba ngo winjire mu isezerano rishya n'irya kera mu isezerano rya kera iyo havugwa marayika w'uwiteka yabaga ari Kristo uvuzwe yabaga ari Yesu uvuzwe bavuga ngo ni marayika w'uwiteka hakazona ba marayika ukomeye marayika b'amahanga ba Mikayira bamwe bajyana ubutumwa ba Gaburiyeli reka tuzabiganireho undi munsi urumva ko aba bamarayika batandukanye na bamwe njya numva mu madini runaka basenga ngo hari n'abasenga ba marayika hari n'abasenga ngo ba marayika bakunda kuvuga mu idini niba ry'abarangi yego ngo basenga ba marayika abanyumva basengeramo ntibanyumve nabi bo ngo bakunda gusenga ngo bizwi nabo barabyemera ngo basenga ngo ba marayika ngo bebeza ntago narisengeye ariko nanjye ndabyumva ni ukubyumva gutyo ariko twe twivugiriye kuri ubu buzima bwa Samusoni uyu mumarayika wavugwaga ni marayika w'uwiteka ni Kristo wari uzanye ubutumwa abuzaniye ababyeyi ba Samusoni abuzaniye Manowa n'umudamu we ko bazasaminda bakabyara umwana igihe kuko cyaje kugera erega buriya mu muriro icyo turi hano kuri mikoro turi kuganira n'abantu ibyo wibaza nabo bashobora kuba bari kubyibaza ariko turashima ko hari umwanya wo kwandikaho n'ibyo utumvishe n'ibyo utasobanukiwe wandika ibyo udasobanukiwe tukagusobanurira kandi ndahari ku bwanyu ndababariza mama Lionel arahari ibyo atabajije byose ntiyabibariza uzi kuza kubyandikaho hari n'abatinya kwandika ariko utinyuke icyo utumvishe n'ijambo rikuyobeye muri Bibiliya ko hari amagambo ajimije hari amagambo y'incoberamahanga no kunyandikira kuri telefone bisanzwe barabizi zibaho bajya banyandikira bakambaza kuko hari umuntu uherutse kumbaza igiti nigeze kwigishaho kimwe Yesu yavomye ati giye nsobanurira kivomye iki ko atari kumwero wacu naramusobanurije bakwandikire ibyo bataza kugira kumva neza uyu mubyeyi amaze kubyara abyara Samusoni mubyara ari umunaziri yego nkuko Imana yari yarabivuze ariko avuka ari umucunguzi wo gucungura Abisirayeli mu maboko y'Abafilisitiya kuko Abafilisitiya bajyaga bazonga Abisirayeli reka tugere muri ubwo buzima Abisirayeli bahinga igihe cyo kweza igihe cy'isarura Abafilisitiya bakaza gusarura ariko mfite ikibazo utararenga aho ngaho Reveriya umunaziri kera numvaga bavuga ko ari umuntu utajya wiyogoshesha kuko hari n'umuntu wigeze guterwa n'umwuka w'ubuyobe yanga kwiyogoshesha ngo azaba umunaziri nibyo koko umunaziri ni umuntu utajya wiyogoshesha biri muri bimwe nyine muri kondisiyo cyangwa se mu mategeko Imana ihaga nyine umunaziri bagombaga kugira amabwiriza abagenga harimo uko kutiyogoshesha harimo kutanywa ibisindisha harimo kudakora ku bintu byapfuye harimo amabwiriza nk'ayo ngayo nyine agiye atandukanye nayo mpamvu mama wa Samusoni yabujijwe kunywa inzoga kuko twita umunaziri ntuzanywe ibisindisha hari rero iyo Imana yagutoranyaga hari ibintu yakubuzaga erega n'ubu ngubu iyo gutoranije hari ibyo ikubuza nibyo ariko abadukurikiye iyo Imana igutoranije hari ibintu igira gute ikubuza hari ibintu tubujijwe kandi abandi babyemerewe hari ibintu tubujijwe kandi abandi bakabikoresha niyo mpamvu ujya wumva uzumva umuntu ati ngewe nkoresheje iki ngiki nta mutima uncira urubanza aracyemerewe ariko wowe wakibujijwe iyo ukoresheje umutima ugucira urubanza ukaba ucumuye ku Mana kuko warakibujijwe natwe turi abanaziri b'Imana turi abanaziri b'Imana ngaho nguko rero bari bafite ibyo babujijwe nibyo Imana yagendeho muri kiriya gihe na Samusoni rero afite ibyo yagize gute yabujijwe niyo mpamvu Delila yamwogoshe agahita abura imbaraga naho turaza kuhagera Samusoni akura ari umunaziri kandi nkuko wabyemereye abakunzi bawe inshuti zazigurikiye ujye ubabariza rwose ndababariza ujye ubabariza icyo wumva icyo numva babaza ukibabariza ngo Samusoni arakuze akura afite imbaraga z'Imana Alleluya umwuka w'Imana akamuzaho ariko nyemera tushimana ko natwe umwuka w'Imana Alleluya noneho twebwe hari igitandukanye n'icyo Samusoni umwuka w'Imana ngo yajyaga muzaho ngo cyane ariko twe umwuka w'Imana ntatuzaho cyane ahubwo umwuka w'Imana tubamo ndetse cyane Imana ishimwe twe tubabwamo Alleluya tubabwamo n'umwuka w'Imana
Oh mana turagushimiye ko waduhaye umwuka wawe. ariko ngo ibi ngibi ngo nabyo nyina yabibwiwe ataramusama ngo ahabwa mapu y'umwana we ati Samusoni azaba umunyembaraga azanesha azatsinda azamera gutya na gutya na gutya. Nuko ngaho ngo Samusoni arakuze akagenda nyine agira imitego imwe n'imwe iturutse mu Bafilisitiya. None ngo abisere bahinga igihe cyo gusarura cyagera bakaza bagasarura cyangwa se bagakora ibintu by'ubugome bigeze no gufata umurima w'ingano abagiye kweza ngo bashumika ingunzu boherezamo bajyaga bakora ibintu bibi cyane ariko na Samusoni yarabibishyuye amaze Samusoni no muntu w'umugabo aho hanuza kuhatinda amaze gukura ukuntu nawe yabibishyuye. Samusoni amaze gukura abonye ubugome yego Abafilisitiya bakorera Abisiraheli ariko kubera ko yari Imana yari yamuteganyirijemo umunyembaraga uzajya kubacungura nawe atangira kubikora rwose. nawe atangira kujya agenda afata ati ijisho rihorerwe rero yigeze gufata ingunzu 300 ntekereza hari 300 ngo azizirikanya imirizo ariko baze gufata ingunzu inyamaswa zo mu ishyamba iwabo batoroye atareranywe nazo ariko kubera ko abwiye ko azaba umunyembaraga. ariko reka mbabaze abadukurikiye izi ngunzu 300 ntizari ahantu hamwe yafataga imwe akayizana agafata inda akayizana agategeka bikaza. Paulo yigeze kuvuga ijambo rimwe yavuze ngo dufata miri. Haleluya. Abanyembaraga bafata miri abanyamuka bafata miri ntabwo twe dufata miri ingunzu ahubwo dufata miri bitekerezwa. Haleluya. Bitekerezo abantu bari gutekereza bitaragera mu bikorwa tukabifata miri kubera ko turaba. Haleluya. Amina ndafashijwe aho tindaho. Donc dufata miri kwa kundi batekereje batuwazajya kuzana imiti yica runaka tukabifata miri batarajya kuyizana tukaza kumwica uwaza kumutegera mu nzira tukaza kumukorera urugomo ariko kubera ko turi abanyembaraga muri dufata miri hari ibintu twarafashe miri. Haleluya. Nimufate miri mu izina rya Kristo. Haleluya. Twumvishe fata miri umucakira. Oya bifate miri mu izina rya Yesu. Bifate miri abagambire kukurogura kukuzinga bifate miri. N'umusore ugambire kukubenga kandi ufite ibimenyetso by'uko ari uwawe ibyo bitekerezo bifate miri. Bifate gahunda no gufata miri. Ubwo buryo rero nguko Samusoni afashe ingunzu arazisumitse azohereje mu myaka y'Abafilisitiya urwango rutangiye kuzamuka. Samusoni bakajya bamutega imitego ariko nawe kubera ko yari umunyembaraga akagenda yisimbuka. Yego. Abadukurikiye wenda ntibaturebe nabi hari igihe nyine utegura ijambo nk'iri ariko hakagendera hazinamo n'andi magambo no mwuka wewe n'andi magambo. Hano hajemo ijambo ry'uko mama Lionel abantu baradutega ariko dukwiye kugenda tuyisimbuka. Nibyo bakagutega ariko ntabwo tuzama mu isi idafite imitego. Nibyo ntabwo uzabura umukobwa ngo ube mu isi idafite imitego ariko ukwiye kugira gute kugenda uyisimbuka. ngo Samusoni arakuze agiye mu Bafilisitiya ukuntu ngo yagiye gusabayo bagenda ngo yabengutse y'umukobwa cyo umukobwa yabengutse siwe bamuhaye kandi inkwano bari bamusabye yari yazitanze baza kumuha undi aza kubana n'umukobwa bita Delila. Yego. Reka tugere kuri Delila. Ariko Reveria ndifuza utaragera kuri Delila Samusoni umaze kuvuga ko akongeje ingunzu 300 amaze kuzikongeza ndazi ko hari ikintu Bibiliya yavuze ko agiye kwihisha. Yavuze ko agiye kwihisha biri mu gitabo cyo cy'abacamanza igice cya 15 umurongo wa 11 wenda si ngombwa ko uhasoma ariko hari ibyo nshaka kukubaza. Amaze gukongeza imyaka y'Abafilisitiya ngo agiye kwihisha mu gitare cya Etamu ngo Abafilisitiya bose ngo baramushaka baramubura bamubuze ngo batekereza ko hari abantu batuma bakamubona. Aba bantu batuma ngo Bibiliya yavuze ngo ko bitwa ingenza ngo ingenza z'Abayuda. Kuki bamutumye ingenza z'Abayuda ngo ziba arizo zijya kumushakisha? Reka abanyumva banyemerere kandi dukunda kuganira abadukurikiye niumva hari ijambo ntirika kugushe wenda ugisobanuza nk'ubu ntago nywa inzoga. Nanjye ntago maciri urubanza ntago njya mu kabari ngo nicare nywa inzoga ntago rero wajya kuntuma ngo ntume umuntu nywa inzoga ko ntitwabonana. Suko mbatari ngo nkugurire kamwe ubwo se turahurira he sinza kabaranyweramo. Yego. Urumva no gusambana sinsambana ntuze amazu aho bagutume ndaje ubuse uwo muntu rero ntago yambona
ariko ndi umuririmbyi muri korali nkunda cyane yitwa batoranijwe aho bari bankurikiye ndabashuhuje nanjye ndabasuhuje nahoze mbaririmbamo nubwo nagiye mu cyaha hafi aho umugabo wanjye asengera batoranijwe Imana ibaho ndabashuje cyane n'abana beza bagiye bamfasha mu gihe nari mfite ibigeragezo biremereye baramfasha bamba hafi ndabashuhuje icyo gihe nawe twararirimbanaga ndagushimiye rwose ngushuje ndagushimiye urakoze cyane wagiye umfasha ibintu byinshi cyane Imana ikumpera umugisha sinzi bagirwa umunsi umwe umpiseta y'ubuntu hari umuntu ugiye kuyishyura rwazura mwene data gukira kwawe nuko gukira kwanjye suko se bundi dukwiye kuzamurana n'abantu badukurikiye babyumve tujye tuvugisha ukuri nk'abantu b'abagabo nubwo ndi umugore iyo hari ahantu Imana yakwambukije kuki wowe utagira undi wambutsa ushobora kuba warambukijwe n'abantu 5 ariko iyaranje wambutse 2 burya mu buzima bwa Imana ni kuzamura ntugire umuntu uzamura burya tuvuze ko nabirababonemo tuvuze ko wabukoze ibintu bikorwa by'ububwa reba umuntu uzamura ireba umuntu uzamura nimba Imana arakugaburiye gira ugaburira nimba Imana araguhaye gukora ugakora ku mafaranga nawe gira umuntu uhesha umugisha bivuze ngo rero impamvu Samusoni bamutumye ingenza zo mu Bayuda nuko arizo zari kumubona nk'ubu nje ngakomanga hano bakavuga ngo ninde nkivuga bakingura nibyo nje wawe ngakomanga Lionel akaza akarunguruka kabona niye kabone nubwo nabanzanywe n'imigambi mibi Lionel yakingura umva untindere kuri izo ngenza sasa Lionel se ni na papa Lionel yakingura urumva aje nkomanze kabona ni ngewe noneho abafirisiya babonye Samusoni naza kubona kabona nibo abafirisiya batari buze gusubira atabamaze atabisha kandi kuko yari kubamara yari afite imbaraga zo kubamara yari afite umwuka yari yaratumwe kubafirisiya kubica kabarimbura aho yamhuraga nawe yagombaga kumwica yagombaga kumuvana nizo mbaraga yari afite yari yarahawe misiyo yo kwica abafirisiya akabarangiza bahageze hari ijambo yababwiye bati mwebwe mumbwire ko mwe ntacyo muri buntware yego mwe ntacyo mu ntwara ntacyo tugutwara nimba munjyana mutankubise mutamboshye mwebwe munjyana yego aho munjyanye mbafiteho ubushobozi izi ngenza rero ni za zindi zituzi ziza aho dusengera dusengana Imana ivuga twumva uyu munsi ndasengera ikanyarira uyu munsi ndasengera kizabonwa uyu munsi ndajya Samatare cyangwa Banguka ni babandi udatekereza ko bakugirira ubugome nizo hari abantu utatekereza ko bakugirira ubugome yego Imana yakubwiye ibintu bumva babitsa amabanga yawe bazi icyumba usengeramo aho usabira imbaraga izi ngenza rero benshi barazigira benshi barazifite niyo mpamvu himukirwa n'umuntu utatekerezaga ni ingenza ni umuntu mwene so ni umuntu mubana ni umuntu musangira ni umuntu musabana ni umuntu mujyana mu makwe yego nizo ngenza tuvuga yewe wese buriya umuntu mubana nko mu rusengero cyangwa ahandi akagucunga kujisha akakuminjiriramo utuntu ngo upfe buriya we si ingenzi niyo nyine buriya wa muntu ucunga umaze gukwa umukobwa ahantu agatangira kujyana amakuru y'ububwa bwawe burya we ntaba ari ingenzi wajyanye amakuru se wenda nabivuze abantu menya ntarabivuze hano wenda ariko umuntu yarampamagaye turicara mama rero ngiye kwirambagiriza nako narambagije byaraciyemo nshaka kwishyirira umukobwa wanjye mu rugo hanga ati ngwino umbwira ibintu ubura ndagenda ndasukanuza ari uvuga ukayatomokwa ukavuga arenze urujyayo ugombaga kubera ko numvaga ari umuntu wanjye kumbi ni ingenza ahise afata bya bindi mbura abishyiriye umukobwa wanjye uwo si ingenza ko ni ingenzi ingenzi guhamagara ati ari umukozi w'Imana yashyizeho parirere ari kumwe n'umuntu ashaka kugutanga mu byo uvuga uwo muntu we si ingenzi nk'ubu hari ibintu nakubwira ariko ntabwira abandi bitewe n'ubusabane hari abantu bagirana ubumwe ariko ntibagirana ubusabane none ukaba wanshyiraho parirere kugira ngo unyumvishe undi muntu kandi benshi bajya babikora abo ni ingenzi hari umugabo nimba bamwita Cabugufi sinuko ukuntu bamwitaho ku Gisenyi abantu bagiye kubyutsa ngo bajye muri nibature cyumva niba abantu basanzwe bakorana nibature ngo bamuca mu maboko yombi ngine mbara amaboko yombi izo si ingenzi izo ni ingenzi nizo Bibiliya yavugaga rero izo nizo ngenzi zagiye kumukura muri kira gitare izo zaragiye Samusoni ababonye abona ni bene wabo ubwo ari bene wacu nta kibazo
bamutwara gutyo. ariko ngo ntabwo bamujyanye neza, ntibabuze kugenda bamuhambirije ngo imigozi ibiri mishya. We yaravuze ati ubwo ari mwe mu mpambire nta kibazo, yanze no gutera amahane, mwe ni mu mpambire aho ndi bwibohorere ndahazi, ndibohorera ahantu mfite ubushobozi, ndibohorera mu bafilisiti. ariko nagize ikibazo kuko ibi biravuze ngo bamuhambirije imigozi ibiri mishya igashyiraho mishya. Samusoni bari bamuzi ko ari umunyembaraga, ntibari kumubohesha utuntu dushaje. Bumvaga ko byibuze nibaza n'imishya wenda ari buze kwica bigoranye, bumvaga ati iyo atari buyice. Yego rata. Bumvaga bati muza n'imigozi mibiri mishya tuguze, wenda yo ntari buze kuyica. Ishaje yo arayica, ariko mishya wenda dukurikije uko tumuzi ishaje ni nkako kandi. Erega mama Lionel abantu barakuzi. Yewe baranzi. Dukurikije imbaraga tumuziho, dufite aho twamutegera, dufite ibyo twamutegesha. Baranzi bihagije. Abantu baranzi ibyo bantegesha barabizi. Niyo mpamvu iyi ngenzi agiye kuntegera ku mugore wanjye. Ariko mudamu wanjye abankurikiye mu musabira umugisha, kuko uyu muntu amaze kubimugezaho ati ibyo bintu byose uvuze, nta ntebe, nta gitanda, nta matera, byose ndabizi ko atabifite, ariko kuba atabifite nibyo namwemereye. Yaramuhamije ingenza kabisa. Ariko nk'umukobwa udukurikiye bamushyiriye izo nkuru, oya bigireho, abakobwa bigireho, ntibakareba ibya none, bajye bareba, bajye bajya mu mwuka bareba. Ibyo nta nzu, ibyo byose ndabizi ko atabigira, ariko nibyo namwemereye. Yewe aho ni komesha, aho ni komesha kabisa. Abaramukomesheje rero, umukobwa wanjye Imana imuha umugisha, turabanye, mubyaje abana babiri b'umukobwa n'umuhungu kandi beza rwose, b'imfura bonse amashereka yo mu mwuka, ko niho bavukiye. Bavutse sa nk'atanywa kanyanga, atanywa kambuca, atanywa dunda ubwonko, atanywa yewe muntu, atanywa umumaro n'abajipo, sinkwa atanywa barete, bavukiye. Umva bagize n'amahirwe yo gusengerwa ku igaburo, basengerwa ku igaburo. amahirwe bafite twebwe ntituzi nimba na kiliziya barazitujyanyemo, ntituzi nimba hari ijambo Imana yavuganye n'ababyeyi bacu tuvuka kuko biberaga mu kabari, ariko Imana irangije itugirira icyizere idushyira ahantu. Igihugu cyawe cyitwa Lionel ukuntu kimeze nibo, ariko reka ngusabe ikintu kimwe kinyemerere, reka rimwe tuzazana abana bacu n'abadamu n'umutware wawe. Uziko ndabyemeye, ndabyemeye mu kiruhuko abanyeshuri baraje, tuzavuga imirimo y'Imana, uburyo Imana ibyaza. Umurozi yaravuze, giye murozi yari yaransezeranyije ko nzapfa ntabyaye, ariko ntabwo mvanze ikiganiro. Kaba kajemo ubundi abanyamwuka dusakuma hirya no hino bitewe nuko tubyumva. Ararahiye ngo nzapfa, akansezeranya isezerano ko ntazabyara. Wagiye ko nukantu bya umuhungu bya umukobwa ukubisemo ko wamugani, tujye tugaragaza n'imirimo y'Imana. None singiye kubivuga, umuntu niyambwiye ngo iya ndebye ngabona narumye ngo n'imbuto zibyara zikuma, iyo singenza. Ariko ningenze kandi kibabaje twarasenganaga. None se n'umujenekologe byibuze yize ibintu by'ubujenekologe, yari yanampimye se byibuze ko yandebye gutyo. Ningenza niko zimera, nizo nkizizasamuza. Ingenza nizibura nanjye revere yani nkubwire ibi. Ingenzi imwe yigeze kurebera avuga iti mama Lionel harashwana n'umugabo we. Mama Lionel reba ukuntu ameze, reka tuziyeranje basi tumukomeshereje mu magambo. Ingenza zirazinduka arebye ziza kunsura zintunguye ngo bagere mu rugo, papa Lionel aza kubasuhuza. Harangije ngo ese umugabo wawe n'uyu, kandi bari bamuzi bamwe. Ngo twari tuzi ko ngo ari umuntu w'umupapa ukuze, ngo ye ngo ko washaje kumurusha. Ngiye ngo urashaje kumurusha. Babwira ngo urashaje, urumva icyo kintu. Ngiye ngo urashaje kumurusha. Ingenza zigira amagambo mabi. Nuko hari igihe tuvuga ibintu tubyoroheje, nimba hari ikintu gishobora kubabaza umugabo, ni ukuvuga ngo umugore warashaje. Buriya rega bari barusenye, nuko utabizi bari barurangije, ariko sinshatse kuvuga amagambo umugabo yabashubije ni meza. Se ntiyavuze ngo mundekera agakecuru kanje. Nashaje se nama ntarasaza ndi bucura bwe. Ari umugabo arembye agakecuru kanje. Ni ingenza n'amagambo aranga ingenza. Yego Samusoni ubwo baramuzamuye n'imigozi ibiri mishyashya, bamuzamukana ngo ahantu bita Irehi. Ubwo tuvuga ko ari nko kuri ku kantu wenda Irehi bura twavuga ko ari nko ku gasantere. Ni nk'ahantu bari bamujyanye nyine kugira ngo yicwe n'abafilisitiya, ahantu ku mugaragaro, ahantu ku karubanda, ahantu hazwi tumuze twahurire, wa munyembaraga twamuzanye tuze twamutsinde. Samusoni ahageze, igitangaje ngo ya migozi bamuhambiriye mishya
ngo yayiciye utuntu tw'imigwegwe utuntu twashiririye ngo yahise adushwanyaguza nkaho duhiye nkaho nta duhari. Munyemere twihute ariko nyine ujye ubabariza. Munyemere twihute, iyi migozi ngo arayicwanyaguje aho hantu ngo ahicira abantu benshi. Ngo igihumbi ingunga imwe ubundi ubwo ni nko kuvuga ni nko gukubita rimwe gusa. Ni ugukubita rimwe abantu bagahita barangira. Njya niyemera ngo ndi umukaratika ngo ugende. Jewe ndi umukaratika pe, ibintu bya gutya kukuzana ibintu nk'ibyo ndabizi pe. Ariko iri jambo rirareze. Umusaya w'indogobe asanze ngo aho ngaho. Asanze aho ntabwo yarazanyaho. Yabonye ari uko imigozi ishiririye abona umusaya ingunga imwe gukubita ingunga imwe ari uko umwuka wera mujeho cyane. Abadukurikiye mumfashe gufashwa nkanjye ubaha ahantu haba hamfashije. Iyo wahamagawe wenda turi buze kuvuga kuri ijambo turi buze kuri mu mutwe ndabona ari nk'ijambo rivuga ngo dukwiza indi mbaraga, kuko buri cyiciro cyose Samusoni mbona yagezemo nubwo tutaragera ku cyiciro cyo gupfa, buri cyiciro hazaga imbaraga zijyanye n'icyiciro agezemo. Imana ishimwe, aleluya. Aho yagiraga imbaraga zaho ngaho zijyanye naho. Abadukurikiye bagira imbaraga zingana naho bageze. Aleluya. Kuko ni gute umukobwa ngo nagiye ngo baramfata, gira imbaraga zaho ibyo batagufatira. Ngo narindi mu nzira ngo gira imbaraga zaho ngaho ugize gute ugeze. Kandi uko Imana ari icyo gihe n'uyu ni kwikira nta nagaca. Nimba uri mu cyaro ukaza mu mujyi, gira imbaraga z'umujyi. Reka mvuga ijambo rimwe umuntu yigeze kuvuga mbo rirajya gusa nk'ari mvugo nyandagazi ariko nuko ataragize imbaraga zingana. Umuntu ngo yavuye mu cyaro rero umugabo ageze i Kigali ngo agikubita amaso ngo abagore b'i Kigali atabisoreza aho yicaye mu modoka. Abwira abantu mwebwe i Kigali muhaba gute ko ngiye nahageze ngakanura amaso tinsubiye mu cyaro ndabona i Kigali ntahaba. Yabuze imbaraga z'i Kigali. Va mu cyaro nugera i Kigali ugira imbaraga z'i Kigali. Ni gute Daniel avuye iwawe Babuloni iwabo Yerusalemu aho bamuvanye ari umunyagano yagera i Babuloni akagira imbaraga z'i Babuloni zo guhanga. Amina. Ugeze hagirira imbaraga yo kampani ugezemo gira imbaraga zaho. Ntiwize ushaka akazi yegora lisansi ni wayivuga ati ndashima Imana none ugeze mu kazi ubuza imbaraga. Ku ishuri ni wari umunyembaraga none ugeze muri office. Imana hari abantu batigeze babona office bafite lisansi nk'iyo ufite. Nibyo hari abantu bakurusha ubwenge bakurusha ubumenyi bakurusha ubuhanga bakurusha n'imbaraga no kuba abana ariko wowe ugize amahirwe wicaye muri biro. Gira imbaraga zo muri biro, gira imbaraga zaho. Ni gute wari umukene none uratunze ubaye umukire? Gira imbaraga zo mu mafaranga. Nibyo nubwo amafaranga agira imbaraga ariko gira imbaraga zigenda hejuru y'iki y'amafaranga. Nibyo ariko se kwa umuntu ibaza umuntu yagize imbaraga zo kubaho nta mafaranga ni nabyo bigoye. None ugeze aho amafaranga ubuze imbaraga zawe. Neza mbona kubaho udafite amafaranga ari byo bigoye kuko icyo ushatse ntukibona. Aho ukeneye kujya ntujyayo. Uhorana ipfunwe, uhorana umushiha, uhorana umunabi. Buriya abakene benshi bagira umushiha, bagira imitima mibi, bagira amagambo mabi, bavuga nabi, ariko si bose kuko ibyo bashatse ntibabibona. None ugize amahirwe ubonye amafaranga araryoha. Gira imbaraga zijyana n'amafaranga. Sikamira ayo mafaranga ufite yagende hejuru yigutegeka ubwo yategeka. Nibyo none reba Samusoni imbaraga yagize irehe zitandukanye n'izo yagize atwika imyaka abafilisitiya biratandukanye. Urumva gira imbaraga mama Lionel. Imana iguhe umugisha gufungura igicano itambukiraho ubutumwa bwiza. Imana iguhe umugisha. Mbega nanjye Imana impa imbaraga zo kuricana. Imbaraga zo ubu abadukurikiye bari ku isi hose. Yego niho badukurikiye bari. Gira imbaraga zo kubwiriza isi yose. Nibyo bivuze ngo Daniel hari agahungu Imana bari kukita agahungu n'umuhungu bita Yosefu. Impamvu nuko kari kakiri gatoya kagize imbaraga kakiri gato. Yagize imbaraga akiri muto ava iwabo ariko agira imbaraga no mu cyumba ari wenyine na nyirabuja. Imbaraga zo mu cyumba. Ariko tekereza kubura uri umwana w'umuhungu nyokobuja wariye w'icyubahiro akambura ubusa. Yego igihe muri iki gihe umusore arebera inyuma cyangwa umugabo akahita abona n'iby'imbere. None Yosefu n'iby'imbere barabimweretse ariko agira imbaraga zo mu cyuma. Oya ndagira imbaraga gira imbaraga. Ariko Yosefu nokore twavuga ngo hari Imana imuha umugisha
ariko n'umuntu w'umugabo ntibagira imbaraga aho bari nguyu Samusoni agize imbaraga irehi yisha abo bantu hari ibyabayeho ngaho ngo amaze kubica yaracogoye kubera imbaraga yakoresheje yego ingunga imwe kwica abantu igihumbi urumva atakaje imbaraga nyinshi cyane nk'uko natwe tujya dutakaza imbaraga arigenza hano kuri mikrofone nkavuga neza nkabura n'amazi yo kunywa nkatakaza imbaraga nagera mu rugo nkiramiza amazi na ibuprofene ariko we Samusoni byari birenze ibi byanjye we byari birenze ibyo byawe none ngo Imana iyo yabonye ayikorera umurimo ngo imufukurira ikintu bitiriba aleluya umva izera Imana izagufukurira iriba Imana ishimwe yambaza Imana ntiyanga amaganya yanga abo tuyaganyira yiganye we ncitse imbaraga kubera urugamba narwanye none uremera ahamagwe koko noneho hari ibyo nasimbutse ariko se ibi ndabigwamo Reveriya yahasengeye sengesho yaravuze ngo Mana ngo inyota iranyica ngwe mu maboko y'abatakebwe y'abapagani ariko Reveriya twanarize abafilisiti bamaze kubica za ngenza zimushoreye zene wabo nazo yazicitse ingenza nizo zamugesheje mu banzi reka ingenza zamusukomeye abanzi zene wabo z'ingenza ziri inyumeyo ariko ibi bintu byaramenyekanye ko iriba ryafukutse Samusoni atishwe n'inyota ngo apfane nabo nukuvuga ngo Imana yakoze igitangaza ifukurira iriba ahantu ritari riri hariya bari bamujyanye nta riba ryari rihari sino mu kabande ko hari isoko byo byari byoroshye kuko isoko itoboka ariko Imana yarebye imbaraga Samusoni yakoresheje Imana ishimwe Imana ireba ukuntu yitanze n'uburyo yakoze umurimo Imana ishimwe irangije Imana imufukurira iki iriba ngo iryita n'izina abadukurikiye Imana bafukurira barwanya urugamba rurerure bakoze ibishoboka byose bamaze gucogora bamaze gucika intege Imana bafukurira bahuye n'izi ngenza wahuye n'ingenza kugera ku musozi bagusanganiza urusaku nk'irehi aho utuye bagusanganije urusaku Imana igufukurira amina Imana wakoreye igufukurira iriba umushumba udukurikiye umupasiteri udukurikiye umwarimu udukurikiye umuririmbyi udukurikiye Imana imufukurira iriba n'ukuri umukristo muto udukurikiye Imana imufukurira ugeze mu gihe kigoye nyamara warakoze ibuka ukiri muto ugisenga yitatu usenga yirindwa ya 20 none ayumwe arakunanira yego ibuka ibyo wacitse ibuka ibyo wasimbutse none ugeze ahantu gowe ariko Imana igufukurira iriba aleluya Imana ishimwe Samusoni ngo Imana imufukuriye iriba ryuwambaje ngo arangije ngo aranywa arahembuka amena niko Bibiliya ivuga ngo arahembuka ikintu cyitwa guhembuka kuko hari igihe unywa ntuhembuke Reveriya ahantu tuhatinde gake ukuntu umuntu ashobora kunywa ntahembuke ushobora gukorera umushahara ukaba muto ntuguhembure ukabona uhora mu mishahara urya ugatera kurya ariko ntuhembuke ngo bigaragare ko wahembutse reka twatureho abantu guhembuka ukamara imyaka 5 ukora ntuhembuke umaze imyaka 5 ukora inzu wari urimo niyo ukirimo imyenda ugura bigoranye ibiryo ni bya ntuhembuka abantu ntibahembuka uzi ko hari n'igihe ushinga urugo uzi ko ugiye guhembuka ukava mu mibabaro ntuhembuke ariko aba bantu badukurikiye ugasanga ubwo imibabaro nibwo yiyongereye kandi wari ugiye guhembuka barye umushahara banahembuka bamwe kwiriba Uwiteka bafukuriye banahembuka ugira urugo Uwiteka gufukuriye naruhembukiremo kuri urugo rwiza ruraryoha nta kintu kiba nko kugira urugo rwiza ndabizi kuko ndarufite rekaho ariko ntawe niyemeyeho nta none iraseho ntibigire n'ubigusha kuko narubonye bigoye nimba sinaniha n'Imana ampaye umubabare nimba narakowe nkategereza umugabo w'imyaka 11 Imana itampaye urugo rwiza ntiyabindiriye mu mibare namwe bahembura buriya abanyumva nkunda kwisegura ntibanyumve nabi hari igihe umuntu ategereza ariko muri uko gutegereza gukora utunyanga kuko ushobora gusanga umukobwa ari gusenya Imana mu mugabo kandi atamurara Imana ibababare Imana mu mugore kandi ntarara umugore ariko ibisubizo by'uwo muntu ugenda usibye ko ntari Imana ndumva nta n'icyifuzo uwo muntu aba afite mbese urashaka umugabo w'ikitamurara ngo Mana ngo uzampe umukobwa w'isugi kandi nawe si Imana ndi wangije ninde uzabatwara
karakanyuzemo urumva wategera imyaka 11 ariko uranirinda yego aho utindaho naranirinze wategereje ese muri uko gutegereza wakozemo iki yego mu gutegereza Imana waririnze wakozemo ibiki aho ngaho mo hagati je naririnze mo hagati ni cyo gituma Imana ishobora kuguha ibintu bigushimisha bitewe nuko nawe hari ibintu runaka kubera ko ntishimishije mu gutegereza mu gutegereza aho tuharenge gusa twarimo tuvuga ngo bahembuke yego naguciye mu ijambo ugeze ahantu Samusoni abengutse umufilisiti y'akazi Delila twari tugeze kuri Delila ngo yaramubengutse Samusoni yarazi ko nawe agiye kugira urugo rwiza agahembuka ariko abafite abacinyuma noneho bahita baza mu matwi ya Delila yego ubwo tugize amahirwe akakubenguka mukamugiye kubana uzakuri uzamenye ubwenge nugera uzamenye ubwenge nugera umwana wanjye uzamenye ubwenge banyirasenge bati banyina wabo bati saca kenge uzamenye imbaraga zikorera muri kiriya gihungu uzamenye iyo tuganira hari amagambo menshi tujya twunguka umwuka agenda azana kandi buriya nta kintu umwuka wera azana ku busa uzi ko hari n'igihe umukobwa ajya gushaka banyirasenge bati uzamenye ubwenge dore twari dukennye uzajya usahura uzana aguye igihumbi hahisha senyisa igiroro cyo uzahusize nyoko kandi uzaburetse kubyara utaramenya imico ye atazakuruhisha murona banza umwige banza ugwiza abaye mubi ukagira divorce ubu dufite hari abagore bafite amazi abagabo batazi yego abona batubabwiriye Delila bamugiye mu matwi uzamenye ubwenge uriya ntacyo mupfana umugabo n'umwana wundi umenye ubwenge urabona n'umunyembaraga Samusoni mwana wacu dore ndi nyogosenge ahora arwana agatsinda uzamune kumenya aho imbaraga ziva ujye umutekera agatoki karimo icyo ari kumwahura amagambo menya iyo turi hano kuri mikoro ibyo twunguka si by'abadukurikiye bunguka buriya nabo bafite ibindi bari kubera umwuka wera akorere hamwe Samusoni ngo yabanye na Delila ariko Delila akajya nimbwira imbaraga zawe ziva n'igiki cyagucogoza byagenda gute Samusoni bigeraho aza gushiramo imbaraga aza kumena ikintu bita ibanga yego yego yaramujya amubwira amagambo meza amuryamye ku bibero wakagize ngo urankunda wanze kumbwira aho imbaraga zivuye umunsi akamubeshya akikunkumura imbaraga zikaza ati ko wambeshye ndashaka ko tugera ku munota wa nyuma rero aho yamennye neza akamubwira ati unyogoshe Samusoni nguyu aravuze ati unyogoshe imbaraga zanjye zarangiye yego akibivuga Delila kuko akubise ko ari umunaziri avuga ati noneho byarangiye ahita hamagara bene wabo umusatsi umukuyemo arawumwogoshe Samusoni imbaraga ziba zimushizemo Samusoni abatakaje icy'ingenzi imbaraga zagushizemo kubera ko watakaje icy'ingenzi watakaje ikintu gikomeye watakaje umuhamagaro wawe watakaje gutsinda kwawe ubutwari bwawe bwaratakaye warasambanye wagize intege nke warabeshye imbaraga zigushiramo watakaje icy'ingenzi wagiye mu kazi uriba wifatanya n'abanyamahanga ukora amanyanga urasambana urasayisha ntiwajya kunywa inzoga banywe nabi urazinywa ntiwajya kunywa itabi wagiye mu kigare ukajya utaha saa sita z'ijoro watahaga kare ngo nta mugabo utaha nk'inkoko watakaje icy'ingenzi niyo mpamvu ubona urugo rwawe rugeze habi niyo mpamvu ubona abantu bagukuyeho icyizere watakaje icy'ingenzi niyo mpamvu ubona buri munsi urambagizwa bakakubenga hari ibintu watakaje abantu badukurikiye musubire ku isoko mwongere mwiyinire mwisuzume mwatakaje icy'ingenzi Samusoni atakaje icy'ingenzi Samusoni abafite baramufashe Samusoni nguyu bamujyanye muri gereza nguyu bamunogoye mama aha hantu kunogorwa amaso hatinde reveriyane uragafungwa uragahura n'ibindi bibazo ariko kunogorwa amaso imbaraga z'amaso ntindire ku mbaraga z'amaso kuki bamunogoye amaso nuko bazi imbaraga z'amaso kandi nuvuga nugera ku mbaraga z'amaso turareba aho amaso yakoze ibitangaza Uwiteka arebye abanyegiputa ngo azireme inziga z'amagare igitsure zirandukamo ikintu cyitwa amaso imbaraga z'amaso habamo ikintu bita imbaraga ubika Petero naho hano ngo ku irembo ryiza nabo ngo bageze ku kirema barakibwira ati dutumbire imbaraga z'amaso zinjiramo
ngo no mu kinyarwanda reka wenda twe kujya muri bibiliya kurebana gutya yego kurebana gutya harimo imbaraga z'amaso. iyo uganira n'umuntu umureba habamo izindi. Oya jyewe iki ndakiguhaho nk'ubuhamya mu mpano Imana yampaye zimwe uzi harimo izo mu maso. Iyo nkurebye mu maso amakuru yawe ndayakurura nkayazana nkarebamo ibyo urwaye, ibyo bakubeshya, ibyo nawe wibeshya, ibyaha byawe mbiheshejwe n'amaso. Uzarebe n'umuntu urwaye abadayimoni iyo umubwiye ngo ndeba ntakureba, ntashobora. Umuntu urwaye abadayimoni muri kumusengera ngo ndeba. N'umuntu ufite ibyaha yiyagiriza iyo umubwiye ngo ndeba yego ntakureba. Uzarebe n'umunyamanyanga no mu buzima busanzwe muri leta yagiye kuburana imbere y'abacamanza ntareba mu maso, areba hasi aramwaragurika. Uzi ko hari kintu nungutse abamurye babyumve, niyo ureba umuntu gutya mu maso ufite ibyo wishinja atazi, uzi ko umutima uri kubikugarurira. Yego mu maso habamo imbaraga, niyo mpamvu bamunogoyemo iki amaso. Nguyu baramufunze, nguyu bamushyize muri gereza, nguyu baje gutegura ibitaramo ngo bamwishime hejuru. Abafilisitiya baraje, abatwari babo baraje, Delila araje, bene wabo Samusoni nabo baraje. Delila bamuhaye amagifti n'amacesi menshi batubigezeho. Baramushimiye, ariko bari kumushimira by'umwihariko mu gitaramo. Yego iki gitaramo bari kumushimira by'umwihariko mu gitaramo. Yego bari kumushimira bakamuha impano. Ariko Samusoni amaze kuhagera abwira Imana ati Imana koko narakosheje, ariko noneho uyu munsi mbabarira wikwihuta Reveriyani, ndashaka kusobanurira aha hantu kuko iki gitaramo haracu wambaje. Urumva igitaramo kirateguwe hariya, noneho hari amakuru nshaka kuza kuduha, kureka nanjye mbanze mvuge ndanakubaza. Mu gutegura igitaramo Samusoni ageze muri gereza ngo Uwiteka yamejeje agasatsi, aka gasatsi ugatindeho, ngo igihe bateranya abantu agasatsi kakazamuka, stade bateranije arimo kuza gushimira Delila, abateguye amadisikuru bari busome, bari buze kuvuga ku mateka ya Samusoni, bari buze kuza amfasha, bari buze kumwishima hejuru bavuga batubushize yatwitse imirimo y'Abafilisitiya akoresheje ngo nzagira ngo ntitumushyikiriye. Bategura amadisikuru yo kuvuga bati nyina harya ngo harya nyina ngo Imana yari yaramubwiye gutya, ngo harya ngo wishe abantu 1000 yego, ngo harya ngo ba bantu wishe ngo koma musosi. Mbega sitade irategurwa, inyecuru zakutse amenyo ziti tuje kureba Samufoni, inzana ziti mu cyoni turamubona. Umuntu wese afite amatsiko y'uwo muntu yo kureba Samusoni. Ngo kandi Sereveriya kujya kumuzana muri gereza aho ari, abagiye kumuzana sabo batumye baraho, nabo batumye baraho, batumye kumuzana. Turabona umushyitsi twari dutegereje wanyuma hageze umutambyi mukuru w'Abafilisitiya arahageze, muzane Samusoni. Ariko ngo bahageze akamegemege karageze ntibabona ko kazabakoraho. Reka mvuge ijambo rikomeye. Satani n'abambari be bamenya aho twacumuriye, Satani n'abamukorera bamenya aho twakoreye ibyaha bakanabishinga hagati, ariko ntibamenya aho twihaniye, ntibamenya naho Imana yatubabaririye. Kumbi Samusoni we yamenya ko yakosheje, yihannye, atangira gusenga, imbaraga akamenye cyangwa agasatsi bisobanura imbaraga ko zazitangiye kumugarukamo zigarutse. Aha tuhageze, reka tubwire abadukurikiye ko imbaraga nimba zigarutse, agasatsi kakaba kameze, za nzozi zikagaruka, za ndirimbo zikagaruka, ukumva bya bisazi birongeye biragufashe. Urakora iki noneho muri izi mbaraga zigarutse? Muri iki cyiciro cy'izi mbaraga urakora iki kw'imbaraga kw'Imana ikwibutse ko 2021 imbaraga zigarutse, ko 2022 wongeye ugahanura, ko wongeye kuzura umwuka ugakiza indwara. Haleluya, oh haleluya, ko zije ejo bundi Reveriyani yagize ngenda kuvuga ngo uyu mwaka 2021 mbaye inkuba mbaye n'umurabyo, baye igisasu kigeze kritika. Kandi Dawidi avuga ko bayishano ntawe akrititse, ariko Dawidi avuga ko ari ishyano ko nawe akrititse. Mama none navuze ngo mbaye inkuba mbaye n'umurabyo barakrititse. Ese wavuga ko ari umunyorogoto
ko nta wakirititse avuga ko ari intumbi y'imbwa se ko nta wakirititse ko zije teganya icyo gukora ko imbaraga ziraje teganya icyo gukora kuko imbaraga zigeze gute ziraje Samusoni ngo imbaraga ziraje baramuzanye ngo bamurandase nubwo hari akantu twasimbutse twari kuvuga ko Samusoni we kugira ngo imbaraga zize hari ibyo yibukije Imana nakoze ibe muri cya gihe ariko reka biketse nakoze ibe muri cya gihe muri cya gihe umpamagara narabikoze abafilisitiya ndabica nahoreye bene wacu none uremeye kuko na ya mirimo yanjye ya mbere urayizingazinze kuko yihinduye ubusa nakoze ikidiyakoni mu cyaro na kuko Mana najya abashyitsi bakaza nkirirwa ntashya ngacana inkwi kuko none uremeye mu gihe abandi bawuretse hari abapasiteri bajyaga bo mu cyaro cyane cyane bajyaga barara ku nsengero akamara nk'iminsi nk'itatu akamara kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru nakoze ibi niko ni ibiki wakwibutsa Imana mu gihe reka mvuge ngo ni igiki wakoze wakwibutsa Imana mu gihe cy'intege nke ugezemo wakoze ibiki wakoze iki imbaraga zikagaruka ni ibiki wakoze iki cyatuma unesha imbere y'abafilisitiya ni ibiki reka tuhave nguyu Samusoni rero imbaraga ziraje yinjiye muri stade ngabo abafilisitiya bakenyeye intore za mereza zatumiwe ibigirwamana babikozeho urumva babizanye babihaye amaturo urumva umushyitsi mukuru ngo warinjiye n'amakanzu abakera bakundaga kwambara amakanzu ngo warambaye hari abatari bamuzi ariko uwo munsi bari baje bafite amatsiko ya disikuru ngiyo baje kumwishima hejuru ariko turashima Imana ko itayemera ko batwishima hejuru ako ndagasoje kandi ndashima Imana ndashimye data ndashimira Kristo katajya yemera ko batwishima hejuru ntabwo ajya yemera ko abantu batwishima hejuru niyo baba baratanze ibitambo kuri twe bikomeye niyo mpamvu yavuze ngo umukiranutsi nubwo yagwa ntago azarambarara kandi ntukishime hejuru umukiranutsi kuko Dawidi aza ngo iyo nguye nibwo mba mbyutse yagutungura akakubyukana yagutungura akakubyukana cya gihe yagutungura Imana haleluya Mana tunguye Samusoni batabikekaga bazi ko bagiye kumurangiza bavuga ko bagiye kumurangiza igifungo cya burundu agapfa babonye amaso bayanogoye bavugira ngo birarangiye bagira ngo Imana iramuzinutswe bagira ngo Imana iramuretse reka mvuga ijambo rikomeye ntibamenye ko ibyo byose Samusoni yakoze ngo byari byaravuye ku Uwiteka kuvuga ibanga byavuye ku Uwiteka kujya gukora kuri ya ntumbi byari byavuye ku Uwiteka ngo impamvu ngo Imana ngo yashakaga impamvu ku bafilisitiya Imana yashakaga impamvu ku banzi mwibuke ko Samusoni yavukiye gucungura Abisiraheli mwibuke ko yavutse ari umucunguzi ibyo yakoze byaravuye ku Uwiteka ariko abafilisitiya ntibamenye ibyo ari byo nguyu Imana irabahuzanye noneho muri sare muri stade Imana irabamu abatari kuzabona batavaga mu yari kwinjira muri biro gute se beskotingaga hari abatari kugera mu cyaro se kugerayo gute muri bwa bwana hari abatari kuzaza irabazanye Imana irabazanye Imana irabazanye ariko Mana ijambo ryawe riraryoha ijambo ryawe riraryoha nuko Mana niyo mpamvu yavuze ngo abanga Imana ntibayisenge bazapfa be kwibugwa ngo Imana irabamuzaniye yabati Samusoni ndabakwegereje
Bibiliya yavuze ngo iki mu migani ngo iyi migenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka bituma n'abanzi basa buzura bakaza. Ngabo abanzi baraje rero, Samusoni ngize imbaraga ziramanutse, ngize agasatsi kamege kaje, yerekwa riraje, abarayigamije batangira kumubona magira gutya bate ibyo ugira we wararangiye uraririmba ariko wararangiye, uradiyakona ariko wararangiye. Yo ntabwo urangiye ubwo ugizeho ubwo wararangiye rero. Samusoni ngo itugatuga n'imbaraga ze zose, ngo arangije ngo za nkingi ngo zitangira gukaka. Bakireba bari bazi ko bidakunda, ngo ari umubyeyi ngo ari baransa gutya. Ariko Dawidi ko yabyiniye ari umwami, ibishura agasigarana ikabutura y'imbere ari umwami. Sawuli ko yakesheje ijoro ahanura. Mama Lionel ni iki utari n'umuyobozi w'akagari, utari n'umuyobozi w'umudugudu, kubera ko mfashijwe bikandega kurunga hasi taraka mikrofone bajya kuvuga. Urumva Samusoni aritugatuze ngo abantu yishe muri kiriya gihe ntaho bahuriye nabo, yishe mu buzima bwe busanzwe muri cya gihe abagamo. Imana isohoza umugambi wa Samusoni, Abafilisitiya irabona. Kuko icyo Samusoni yavukiye yari akigezeho. Kuko n'ubundi Samusoni ntiyari kuzatura nk'ibisi byahuye, ntabwo yari kuzatura nk'umunara, ntari kuzatura nko mu bishyiga bya Matare. Misiyo zabo zirangira, misiyo ye rero arapfa. Na misiyo Samusoni yari irangiye gute? Misiyo ya Yohana Umubatiza yarangiye arapfa. Misiyo yanzanye ku isi nirangira nanjye nzapfa, tuzacaho twigendera. Ariko se uzaba usize iki musozi? Umugani wandi waririmbye ngo waba usize mu ruki musozi upfuye. Waba usize. Umugambi w'Imana ku Bafilisitiya urasohoye. Intego ya Samusoni misiyo ye irangiriye muri sare, muri sitade, yishe Abafilisitiya. Ngo ni nabwo Abisirayeli bahise babona ihumure. Ihumure riraboneka. Haleluya. Ihumure rijya gutera iraboneka. Twatuye ihumure kuri cano ya Mama Lionel. Umuntu wese ukurikiye cano tumwatuyeho ihumure. Ryamusinzire, ryuhage, nyurwa, ambara uberwe, depoze ubona akazi, iga amashuri ubona ubwenge, abana biga bamenye ubwenge, abana bane bakanywa ibiyobyabwenge. Twatuye ihumure mu rugo rwawe, twatuye ihumure. Kandi kwizera niko kutubeshaho. Gira kwizera nubwo bimaze igihe kirekire, ariko gira kwizera kuko nibyaboze binuka ntibikanga Yesu. Arabibwira biraza rakazuka. Bivuga ngo byaranutse ngo byarenga nge noneho ngo narare. Tukwatuye ihumure mu izina rya Kristo. Ihumure mu izina rya Yesu. Twatuye abana mu nda zitabyara, twatuye abana. Umva tukwatuyeho ubwiza wa mukobwa, abagore ku basore batinze gushaka. Twatuye imishahara ku bantu bamaze igihe nta mishahara. Dukuye diplome mu mavarisi abantu nibabona akazi. Dukuye amaperime mu mifuka nibabona akazi. Umva warize bona akazi kandi wize bigoye. Twatuye haleluya. Twatuye ihumure kuri icana. Bona ihumure mu izina rya Yesu. Mama bona ihumure, papa bona ihumure. Wowe udukurikiye uri i Burayi, muri Amerika, muri Aziya, mu Butaliyani, mu Bushinwa, aho uri hose, mu Rwanda, i Burundi, Bugande, tukwatuyeho ihumure ry'Imana. Ihumure riboneka ku Mana, turi kwatuyeho. Imana ibampere umugisha. Nyemerera dusoreze hano. Dusoreje ahangaha finali y'umurambo wa Samusoni, mutagira ngo yapfiriye aho baramureka, ngo famiye ye yaje kumutwara, iza gutwara umurambo wa ariko mbo usibye ko yanashyinguwe mu cyubahiro, nushaka kugumaho kuko misiyo irarangiye. N'umuntu upfuye nk'umugabo. Upfuye nk'umugabo. None se utekereza ko Samusoni yashyizwe mu bitabo by'intwari? Aranditse mu gitabo cy'intwari. Samusoni avugwa nk'intwari kabisa. Mu bitabo by'intwari uzasoma muri Bibiliya, Samusoni ni intwari y'amateka. Imana imuhe umugisha Samusoni. Mbo nubwo nyine dusengera abantu. Sengera abantu b'Imana. Nubundi ndumva mu kirere cy'umwuka ibintu byakoretse. Hari ibintu byarangije gukoreka mu kirere cy'umwuka. Twatuye ihumure, umuntu wese agire kwizera yakira ihumure. Abasore batabona inkwano bakira ihumure. Abapangayi mwaki igihe Imana itarabona baha amafaranga ngo mwubake izanyu ibahe mwishyure, mwakira ihumure. Twatuyeho kugira ngo ababa bishyuza baborohere.
abishyuza twatuye ihumure ku bantu bari badukurikiye. Mana, mu izina rya Kristo turagushimiye ko waduhaye umwanya wo kuganira ku ijambo ryawe. Umuntu wese udukurikiye aho ari hose mu bihugu bitandukanye, uri mu Rwanda, tumwatuyeho ihumure riboneka mu Imana, tumwatuyeho ihumure riva mu ijuru, tumwatuyeho ihumure Imana itanga. Abatagira amazu ntibakira ihumure, abatabona ibiryo bakira ihumure, abatabyara bakira ihumure, abadashaka bakira ihumure mu izina rya Kristo. Abafite abana babananiye bakira ihumure, abafite ingo zijegajega zananiranye bakira ihumure mu izina rya Kristo, abari mu bihugu byo hanze bakira ihumure mu izina rya Kristo Yesu. Tubatuyeho ihumure Imana itanga. Mana, ndagushimiye ko ubahaye ihumure. Dusenze dushima mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Imana ibamere umugisha. Turashoje nimero zawe kuko izanjye bazisanga kuri channel kugira ngo umuntu uzakenera isengesho, inama, uzakenera MC, uzakenera umusaza mukuru, umusangiza w'amagambo, gutyo bahe nimero zawe. Numero zanjye ni 07 8 40 855 07 8 40 800 55. Ariko mfite na channel yitwa Karumeli TV, nayo icaho ubutumwa bwiza. Ugiye kuri YouTube ukandikaho Karumeli TV nahitanza, ukazaho ubonaho ibiganiro byiza by'ijambo ry'Imana, ugakora subscribe, hamwe hatukura nanjye ukangigira tugafatanya urugero. Biba biri na ngombwa ko bashyigikira umuntu, ntibagakunda ibintu biva mu muntu, bajye bakunda n'ibijya mu muntu. Shombeho bagushyigikire, basharinge, bakoreshe akazogera nikaza ugakoreho. Imana ibaha umugisha. Ariko hari n'ufite amafaranga yamada, ariko sinsabye. Mu buzima bwa buri munsi amafaranga arakenerwa. Imana ibaha umugisha. Iby'amafaranga tuzavuga imbaraga z'amafaranga mu kindi cyiciro, kuko imbaraga z'umwuka hari akaba n'imbaraga z'amafaranga. Imbaraga z'amafaranga tuzazivugaho kandi muzabyumva. Shalom, Imana ibaha umugisha.